ndamushimira ko ashigikira mu ivugabutumwa, ndamushimira ko atuma nkomera nabirinduka nkamenya ko ndi kumwe n'umuntu. Biba bigoye kujya kuvugira Imana waraye ku nkoni, murabyumva? Ntabwo washobora kuvuga Imana neza waraye ku nkoni, ntabwo washobora kuvuga Imana neza wararanye n'umugabo wasinze. Ariko ndagushimira ko wakomeje kunshigikira. Imana ibaha umugisha. Ni kuzama umugabo utazabangamira ivugabutumwa, uzanshigikira akambera amaboko mu ivugabutumwa. Mbwira Imana ngo kugira ngo nzamenye ko ari unzaniye, mbere yuko ansuhuza azabanza asenge. Agakundambagiza, murabona ko nari mwiza. Narahageze kuko musaba urukundo, ndamubwira ndi niba nda wundi mushero ufite numva twazabana tugashyingura. Nahise nemera, ntabwo namugoye. Yahise yemera. Dukora ubukwe baramunkopa. Wakoze ubukwe izuba riva. Bigoye, biruhije, abantu bari kuduha iminsi. Hari abakora ubukwe bakabaha imyaka, ariko twebwe baduhaga iminsi. Maze n'iminsi 3 nkoze ubukwe, umuntu yaraje aranyongorera arambwira ati ndi wowe nava mu nzu nkigendera. Nahise ntwikururwa. Narabyaraga ngatoroka ibitaro nabuze ayo kwishura. Ntangira kwambara neza, ariko nawe wambaye neza. Uyu mugabo afite perime ye, niwe waje ntwaye, nta mushoferi nkigira. Iyo ari mu kazi bafite akazi, iyo ari mu kazi mba ndi kwitwara muri uyu mujyi wa Kigali. Ndagira ngo abagore mbabwire ko dufite Imana idukuraho igisuzuguriro. Wangirira neza utya, warakoze Yesu. Reka nsabe umutware ari ubanza. Nabuze aho nahera, ndi kugira ngo manze mukopere. Yesu nashimwe. Twatangiriye ku cyiciro cy'uko twamenyanye. Wamenye ute? Nari nyoboye korari, ariko dusengera muri paruwasi imwe, tugira igiterane. Yararirimbaga, nanjye nararirimbaga. Aririmbye ari kumwe n'undi mukobwa, zaba ikimenyetso kimwe, ndavuga ndi Mana, muri bari abakobwa babiri umbemo ikimenyetso cy'umukobwa tuzabana. Mbwira Imana, ndayibwira ngo sinzi wawe, ariko nzamanuke, aho nzagera mbere azaba ari ubu. Atazi wacu ni wabo uwo mukobwa atahazi,
abwira Imana ngo urugo nzageramo mbere, umukobwa nzasangamo muri bariya babiri, umwe niwe uzaba ari umugore wanjye. ngejo naramanutse hari ku cyumweru tariki 18 twarangije guterana amateraniro saa 6 zigeze bitamanuka. nta matelefone yari ahari ngo ndamuhamagara kuri telefone, ndamanuka ngigera ku mashuri baza kana ndakabwira ndi si korari iririmba aha n'aha, abakobwa babiri baririmbira imbere, wamenya ahantu iwabo. arambwira ngo amazu yabo ni hariya, twari duturanye, bari baturanye. ndagenda musangayo, nsanga n'uyu mugore wanjye. ibyakurikiyeho rero nawe nababwireho gakeya, ndakomeza. Haleluya. Imana inshoboze, kubera ibyishimo mfite ndabuze aho nahera, ariko ndabizi neza ko Imana irabinshoboza. Yesu ashimwe. Haleluya. ndashima Imana ituzi amazina, ikamenya aho dutuye, ikamenya itangira ryacu, ikamenya n'iherezo ryacu. Ngewe nari narasenze mbwira Imana ngo Mana, ko nge natangiye gukorera Imana ndi muto, natangiye ivugabutumwa mfite imyaka 9. mbwira Imana ngo Mana, nkeneye kuzama umugabo utazabangamira ivugabutumwa, uzanshigikira akambera amaboko mu ivugabutumwa. mbwira Imana ngo kugira ngo nzamenye ko ari unzaniye, mbere yuko ansuhuza azabanza asenge agushimire. hanyuma abasore benshi bazaga kundambagiza, murabona ko nari mwiza. noneho abasore bose baje kundambagiza, nkabona bahise bampobera badasenze, kavuga nitoka. hanyuma rero we akinjira mu nzu, naravuze nti reka ndebe ko nawe araba nk'abandi. akinjira mu nzu akimbona, mbere yuko andamutse yarambuye amaboko arasenga atarandamutsa, abwira Imana ngo ndagushimiye ko ibyo nagusabye ari byo umpaye. nanjye nahise nsenga nshimira Imana, ndayibwira nti ndagushimira ko ibyo nagusabye ubikoze. mpita muhobera. ngaho vuga ukuntu wansabye urukundo guhangara umugore w'umuvugabutumwa. icyo gihe nari n'umuvugabutumwa ndi n'umuhanuzi, ariko nawe yari umuhanuzi ariko murenzeho gato. nanjye nari narabwiye Imana ngo igomba kumbereza umugore w'umuhanuzi ukijijwe. navuyeyo ngeze mu rugo mbwira mukecuru yarasengaga cyane, ndamubwira ngo hari umukobwa nabonye umusengere. bukeye mu gitondo mukecuru arambwira ngo, ntabwo namubwiye amazina, amuvuga amazina yombi, aramubwira ngo ni Nyirapasika Vestine, uwo mukobwa wagiye gusura. ibyo mbabwira ni ukuri, ngo mbese ni Nyirapasika wagiye gusura? ndamubwira ngo ni Nyirapasika. numva ngize icyizere cyane kubw'uko Imana imuzi n'amazina. burya
twese uko turi hano Imana ituzi amazina. Rero narahageze kuko musaba urukundo ndamubwira ndi niba nda wundi mushira ufite numva twazabana tugashinga. Nahise nemera, ntabwo namugoye. Yahise yemera kuko nari mfite ibihamya. Tuvuye ku icyo cyiciro rero tugere ku cya kabiri kuko iminota mwaduhaye abaruko ngo tuyije. Yego. Tugeze ku cya kabiri turashingiranywe dukora ubukwe baramunkopa. Wakoze ubukwe izuba riva. Ariko dusubiye inyuma gakeya musaza we yamaze kumenya ko ndi kumurambagiza, arambwira ngo imodoka zizaza mu bwo bukwe bwose njyewe nzazitanga kubera ko nabonye uri umusore w'umunyamasengesho. Imodoka zaje mu bukwe musaza we niwe wazitanze. Mu gihe cyacu twakoze ubukwe burimo imodoka ebyiri. Ajye baravuga ngo ni 2 n'ebyiri. Dukora ubukwe bigoye biruhije, abantu bari kuduha iminsi. Hari abakora ubukwe bakabaha imyaka, ariko twebwe baduhaga iminsi. Ndibuka uwo munsi twakoze ubukwe, umuntu umwe yaranyongoreye ashingiye ukuntu abaje mu bukwe babuze ibyo kurya, babuze ibyo kunywa, cyane ko hari umuntu wari waranyemereye fanta turi gusenga. Hanyuma umunsi w'ubukwe ugeze muhamagara arambwira ngo yabinyemereye ari mu mwuka, ngo none muhamagaye ari mu mubiri. Hanyuma abantu babonye ubukwe bwacu, babonye ukuntu abantu babuze ibyo kurya, umuntu umwe arambwira ngo ntabwo twagushingiye ahubwo twagushinguye. Namwe mwitegereze Nyirapasika, ngo ntabwo banshingiye ngo ahubwo bagize batera. Uwo muri kumwe mubwire ngo abantu bareba kubiboneka, dufite Imana ireba ibitaboneka. Ngaho vuga ukuntu twashonje, kuko ngewe maze n'iminsi 3 nkoze ubukwe, umuntu yaraje aranyongorera arambwira ati ndi wowe nava mu nzu nkigendera. Umugabo wawe nta mashuri, nta mirima, nta masambu, ubu uri kubona uzabahute. Ngo ari kungira inama, arambwira ngo nimve mu rugo. Ndamubwira ngo nabwiye Imana ko ntazayikoza isoni. Ntabwo ndava mu nzu ngo umugabo nta kazi, ntabwo ndava mu nzu ngo umugabo nta mirima. Mpagaze ku ijambo Imana yavuganye nawe, nguma mu ihema. Haleluya, amen. Toskelas ukuntu twashonje. Twinjire mu ciciro cya 3 kuko ni naco kiryoshe cyane. Aho tugeze hararuta aho twahose. Twagize inzara turasonza, dutwika amakara. Burana twitsa amakara, nakuye amabuye murayazi hano makoro, turi kuyagurisha kugira ngo turebe ko twabaho. Bakaduhikiraka. Icyo nshimira uyu mugore wanje, sheri wawe, ntabwo yigeze atandukira. Twakomeje mu bwo buzima, turabyara, tubyaye wa kabiri twimukiye i Musanze. Tugeze i Musanze niho uyu mubyeyi, uyu mushumba niho yadutabaye, kuko twari twagize gute, twarubatse dufata keredi
uyu mubyeyi umushumba mubona hano niwe waduhaye amafaranga yo kwishyura iyo kerede turi kubakira. tugiye gukorwa n'isoni, amatangazo yamanitse, twe abantu bari kuvuga ngo turasebye cyane ko iyo nzu twari twayihawe mu buryo butunguranye. Ni ukuvuga ngo twimuye umurozi wari waradukodeshe, aho twabaga ni mu rugo rw'umurozi. Noneho asuzugura Imana yanjye, aravuga ngo niba ntaretse gusenga ngo nimuvire mu rugo. Ndamubwira ndi sinareka gusenga Imana nimbeshejeho. Arambwira ngo mada, niba utimutse numara iminsi 3 udapfuye uzamenye ko ntari umurozi. Nanjye namubwira ni muze, shingiye ko Imana yanjye ikora, shingiye ko Imana ishobora byose, aho gupfa aha nzahagura weho wimuke. Imana yaduha mu buryo bw'igitangaza, abaturanyi babibona. Hanyuma rero Satani ashaka kwatunyaga anyuze muri keredi. Ngira umugisha, mutega amatwi ngeze aharyoshe. Ngira umugisha, ndi gusenga ndi mu butayu, umuhanuzi ansanga hondi, arambwira ngo taha ibyawe Imana irabyumvise. Ndamubwira ndi gute? Ati ubutabazi Imana ibunyujije mu mushumba w'umugore. Niko yampanuriye. Mushumba, Imana yaraguhamagaye, Imana yaraguhamagaye, Imana yaraguhamagaye. Imana izi ko yakugize umubyaza w'amasezerano. Umuhanuzi arambwira ngo ngiye kwitaba telefone, ntabwo byatinze mwarampamagaye. Kuva nagera hano ahangaha nahise ntwikururwa. Narabyaraga ngatoroka ibitaro nabuze ayo kwishura. Mbyaye umwana wa mbere, musaza wanjye niwe wamuguriye imyenda. Ariko nkigera hano ideni ryarishuwe, isura ya Nyirapasika ihita igaragara, hirya no hino bakamamagara, nurira indege. Ariko Mana we, oya ngo nzareka kubivuga, ubu nareka kubivuga, nareka kubivuga gute? Mubyeyi, Imana yaraguhamagaye, reka nongere mbisubiremo. Igihe cyose iyo muramamagara ngo nze hano, mbanza kubibona mwiyereko, kikimenyetso cy'uko ari Imana inyibutse ikanyura muri wowe. Ndakubwira inzozi narose iri joro, ndabikubwira turi twembi. Amen, amen. Muracyari hano? Uziko iminota 30 ishobora kubirangiye we. Noneho rero reka twihute. Nibwo nuriye indege, hirya no hino barantumira, ubuzima burahinduka, ntangira kwambara neza. Ariko nawe wambaye neza. Abana bacu bariga, ntabwo byarangiriye aho. Umushumba tugeze Dubai, yatwigishije gushopinga. Ubu ntabwo ncyambara imyenda iciriritse. Amavuta yantwikuriye Dubai yo gushopinga imyambaro mye. Burasa ubwo nambaye nte? Hanyuma Imana yo kabyara, amavuta akuriho, yubaka n'ingo, atwigisha kwambika abagabo bacu. Numvaga ko nambaye ngenyine birangiye, ariko yaravuze ngo mwakire mugurire n'abagabo banyu.
si ibyo gusa yaravuze ngo n'abana bakwiye kwambara imyenda myiza isobanutse bikagaragara ko ari abana b'abakozi b'Imana. si ibyo gusa ngewe nabonaga umugabo n'umugore bicaye mu modoka, umugabo atwaye umugore kabona ko twatari ibyacu, ariko mushumba ya modoka mwaduhaye yahise ifungura imigisha. uyu mugabo afite perime ye, niwe waje ntwaye, nta mushoferi nkigira. iyo ari mu kazi bafite akazi, iyo ari mu kazi mba ndi kwitwara muri uyu mujyi wa Kigali. ndagira ngo abagore mbabwire ko dufite Imana idukuraho igisuzuguriro, kandi Imana inyurira mu bakozi bayo. Imana izagusura inyuze mu mukozi wayo. dusabwa kumvira edotiska fe pobresse hayi onehoske fone. tukumvira abashumba, amavuta Imana yabashizeho niyo atutuma toske for dentro o diske fa tugaragara tukisobanukirwa. narinzi ko gutwara imodoka ari by'abagore b'abanyamugi bavukiye i Kigali, ariko n'abavukiye ku Kabatwa ubwo se mwagize ngo nibyo gusa? yatwigishije no gukora. ubu ndi umucuruzi, mfite shopu yitwa Yakini Nyabugogo. ushaka amakuvurori meza, amashuka meza, nyakubahwa, ya madorari mwaduhaye yabyaye umusaruro. cya giterane turi muri arena ngewe cyambyariye umusaruro. ubundi gucuruza ari Nyabugo ndazaga ngaparika. mureke mbabwire, aya mavuta yatumye urugo rwanjye rusobanuka. biba bigoye kuba uri umuvugabutumwa ukagira umugabo ugushigikira, ariko uyu mugabo yaranshigikiye agera ku rwego ambwira ngo ndifuza ko aka kantu reka nkavuge. arambwira ngo ndifuza ko bimenyekana ko wageze mu mavuta atandukanye n'ayo twahozemo. muri aho iminota 30 yarangiye disi. naringize ngo mbwire abantu ko Imana ifite aho ikura abantu n'aho ibageza. urugo rwacu rwubatswe neza, guhera nagera hano ibintu byose byarahindutse. ibyo turyamaho, ibyo turiraho, intebe twica, inzu dutuyemo, gusa aba bantu mbagire ibintu byose byarahindutse. mushumba, Imana ikomeze igushigikire. abakuvuga nabi ntabwo barasobanukirwa icyo Imana yakuvuzeho. Imana yaraguhamagaye, turi abagabo bo kubihamya. mbwira abantu ngo nimuhumure, icyo musabwa ni ukwizera. Imana yacu ihindura amateka. ni ukuri ubu nsigaye ndaparika imbere y'ishopu yitwa Yakini. nanjye ubu nsigaye ndasohora fagitire. ukwezi kumwe nabonyemo porovizwari, mbonamo na perime.
kubera amavuta. Imana imuha umugisha. Ndagukunda. Kuvuga ko ngukunda mba numva ikinyarwanda ari gito, ariko ndabizi neza ko Imana izi ko ngukunda. Uyu mugabo nawe arabizi. Nabwira nti mfite umubyeyi, dufite umubyeyi kandi uzakomeza kutubera umubyeyi. Ntabwo uzicuza kuba waranshizeho amaboko, ntabwo uzicuza, ntabwo nzakubera ikirumbo, ntabwo nzakubera umukobwa mubi, ntabwo nzakubera umukobwa w'igishoshwe. Mushumba Ela ote, urugero rwiza. Ibyo wantoje nzakomeza kubyubaha. Imana iguha umugisha. Mwese ndabakunda. Protokoli bano ndayubaha. Uko mwita ku bantu ndabakunda. Mwese Imana ibaha umugisha. Sheri wanjye nawe ndamukunda. Ndamushimira ko ashigikira mu ivugabutumwa. Ndamushimira ko atuma nkomera. Nabirinduka nkamenya ko ndi kumwe n'umuntu. Biba bigoye kujya kuvugira Imana waraye ku nkoni. Murabyumva? Ntabwo washobora kuvuga Imana neza waraye ku nkoni. Ntabwo washobora kuvuga Imana neza wararanye n'umugabo wasinze. Ariko ndagushimira ko wakomeje kunshigikira. Imana ibaha umugisha. Turi abanyu, tuzakomeza kubakunda. Imana ibaha umugisha. Amen.